nimba ari ubuzima bwiza nago nzabona amahirwe, nago nzabona umuntu azaza kumuha ubuzima bwiza ngo mwiteshwe ngo ndakundana na wa wundi utabasha no kumana bibiri. Ubuzima nanjye ndimo muri iyi minsi ntabwo mwishimiye, ahubwo ikigabo kiri hariya nubwo yaba ari umudiyasipora, nimero zanjye ziriho, aza kunyandikira WhatsApp tukagira utuntu twipangira. Urukundo dudafite amafaranga nibyo mba mvuga, nanjye gukundana rwose ngiye gushiraho akadomo pe, banze nshaka amafaranga niyitseho njye muri gym mzana ikibuno, gura amavuta meza tukuza nanjye nitokuza mani ngi kuburyo nyine nzaza mbansa neza. Abangu bose banyiyemeragaho bose bazaza kumfuka amakobere. Nanjye ariko mbonye umusore ufite amafaranga akajya nyitaho kansokana muri salon na muri iyi minsi ntawe mfite inzara do zarashaje satsireka sinakubeshya. Ariko umusore Imana amafaranga n'ubuzima, amafaranga yakwicara atuma wicarana n'abakomeye. Rero nyine umuntu abagomba kureba nyine umuntu afite ikintu yamufasha mu buzima. Urufite amafaranga ukeneye uvuga ati ben nshaka ko tujya kuri piscine, ben nshaka kungurira inyama, ben nshaka ko tujya wenda muri Kenya muri Canada, nshaka kungurira tike nkajya mu ndege. Urwo nyine kumva ruryoshye. Ariko urukundo rukeneye nzarebere kuba kubita ugasanga wenda umukobwa niba uri umusore ukabuze kudafite amafaranga umfa ibintu by'inkundo bibe mu rwose ubyihorere. Nuramuka ubonye umukobwa ejo bundi agahura n'undi umugura iPhone 17 rwose nagazatekereza kabiri kuguta mu bishanga rwose azabona nta n'icyo uvuze imbere ye. Ariko inama nagira abatipe mudafite amafaranga, mukore mushaka amafaranga y'iby'inkundo muzabijyemo nyuma. Umuhungu w'ikigero ajya kumva ati ngewe umukobwa ukeneye nzaba mujyana he. Niyo mpamvu abakobwa dusigaye dukora cyane amajoro n'amango turi gushaka amafaranga kuzashaka nzabaga. Amafaranga arakwizaniye pro, arakwizaniye mani ntago wavunitse cyane, amafaranga arakwizaniye. Tuba ko asubiza inyuma ngo urashaka agakobwa kadashinga kadafite nta n'iterambere kigejejeho, ukareka uwo muherwe ukuzana miliyoni n'inzu nziza agiye kubw'ubuzima bwiza ngo urajya gukunda kunga kumani byanze pro. One day Imana izamindura amateka, amarira yose narize Imana izayamuza amafaranga. Burangiye mba umukina n'ubwo nashaka mani burangiyewe mani muri kuntu mbere nari imeze nari ikigoryi mani nyine wenda mva nimba netana mutipe uyu nguyu nagomba gufata uriya oya nubwo y'amafaranga mbwa ati gumana. Ariko ubu ngubu mani buriya bandi no kwicuza, bandi kuvuga ati ibintu byose nagiye nigomwa n'ubundi iyo nza kwifatira byose wenda nago nakabaye meze uku akabona nimba mfite amafaranga. Rero mani nyine ibintu byo vuga ngo ndakundana n'umuhungu wenda nshobora kumukunda ariko nabona ukiza umurenze wenda ngagumya nkamukurani mani nyine ntabwo mbizi pe, wenda nagumya nkamukunda ariko nawe ufite amafaranga nawe nkabakunda mwese. Ariko ntabwo nzabona umuntu azaza ambye abaraje ngo nk'ubu nta telefone mfite, abaraje ngo uriya telefone wenda ngo iPhone none ukuntu ndwaye telefone ya iPhone ya danje nyine phone fotorabye kuno nyirwaye ubwo ngo azaza yimereze ngo ntabwo ngishaka kumana telefone yawe nkufite shere. Wewe umva nzayifata umva kunde bingana umva mwabasore mwese muze munsange nkuko Yesu yavuze mureka abana basange, nanjye mureka abasore bose bo mu Rwanda n'abari n'abadiaspora bose bansange. Hello, nizere ko umeze neza, nabone ivuga n'undi muranzi so najyambabwire ko nawe mbakumbuye cyane, akazi kabaye kenshi ntabwo nyiboneka, gusa nyine nzaza ngerageza nze tuganire, ndabakunda cyane. Muhoza Karame. Abafana bari bagukumbuye cyane, bari bamaze iminsi bandika muri komenti ati Muhoza bite, wenda ni nk'igiki wenda ni nk'igiki wababwira ku bantu bari barakubuze. Abantu bari barambuze nanjye nabwira ko nari mbakumbuye cyane, nyine kubera impamvu z'akazi mboneka gake gashoboka, ariko iki nababwira no kumva afite ku mutima. Okay. Muhoza uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kivuga giti kubera iki abakobwa benshi bakunda abasore bafite amafaranga.
kubera iki? Nyine nicyo kiganiro tugiye kuganiraho, wenda watangira utubwira wenda nk'impamvu nyamukuru ituma abakobwa benshi bakunda abasore bafite amafaranga aho gukunda abasore babakunda bya Mbese ibyo nyabyo. ngibyo ubizi ute ko ari abakobwa benshi bakunda abasore bafite amafaranga? Ubu se hari umuntu utabizi? Njyewe se ubu ngubu ko nkunda umusore udafite amafaranga ntabwo ndabona. Sure. Ibyo ngibyo Wenda ni nk'igiki wababwira abo bakobwa? abo bakobwa mani nanjye ariko mbonye umusore ufite amafaranga akajya anyitaho ukansohokana muri salo. Urabona muri iyi minsi ntawe mfite, inzara zarashaje, umusatsi reka sinakubeshya. Ariko umusore mani, amafaranga ni ubuzima. Amafaranga yakwicara atuma wicarana n'abakomeye. Rero nyine umuntu aba agomba kureba nyine umuntu afite ikintu yamufasha mu buzima, nyine akareba umuntu ufite wenda aho yamukura ahantu runaka akagera n'aho amugeza. Rero ndi kumva gushaka n'umuhungu ukennye rwose nta kintu umuntu aba atoraho. Kandi waravuze ngo nawe ngo ufite ngo nta mafaranga agira. Twarashwanye muri iyi minsi ndisimba. Muri iyi minsi nta mukunzi mfite. None se muho, ese urukundo rutagira amafaranga rurashoboka? Rurashoboka cyane ariko ntabwo ruba ruryoshye nk'urufite amafaranga. Gute? Urufite amafaranga ukeneye uvuga ati nshaka ko tujya kuri pisine, nshaka ko ngurira inyama, nshaka ko tujya wenda muri Kenya, muri Canada, nshaka ko ngurira itike nkajya mu ndege. Urwo nyine kumva ruba ruryoshye. Ariko urukundo rukeneye inzara ibiri kubakubita ugasanga wenda umukobwa nyine ahora mu kenda kamwe, nta nkweto, nta cyangwe. Nyine umuntu adafite amafaranga aba acupiye cyane. Ariko afite amafaranga yitaho, ahora muri salo, make up, massage bazimukorera, nyine asa neza amurika. Nyine urukumva nyine harimo itandukaniro rirerire kandi nawe urabizi So rero nyine ndakumva njyewe gusa ntabwo mbwiye abantu, ntabwo nyine mbwiye abakobwa cyangwa abahungu. Ntabwo ari abahungu gusa, ntabwo ari abahungu gusa bakunda abakobwa bafite nyine bafite amafaranga. Ntabwo ari abakobwa gusa bakunda abantu bafite amafaranga, n'abahungu nabo barabikora. Mpereye kuri wowe nawe ubwawe nyine ujya ukunda kuvuga ntabwo wakunda umukobwa ukennye, nta kintu uba umutoraho. So rero umuntu aba agomba kureba umuntu uzamugirira akamaro, umuntu mu buzima bwiza buhenze. Ubuzima nanjye ndimo muri iyi minsi ntabwo mbwishimiye, ahubwo ikigabo kiri hariya nubwo yaba ari umudiyasipora, nimero zanjye ziriho, aza kunyandikira WhatsApp tukagira utuntu twipangira. None se muho, ese koko abasore badafite amafaranga kubera iki batajya bakundwa, cyangwa ni gute, ni kubera iki abakobwa mutajya mubagirira icyizere? Reka nkubwire, niba uri umusore ukaba uzi ko udafite amafaranga, umva ibintu by'inkundo bivemo rwose ubyihorere. Nuramuka ubonye umukobwa ejo bundi agahura n'undi umugura iPhone 17 rwose ntabwo azatekereza kabiri kuguta mu bishanga rwose, azabona nta n'icyo uvuze imbere ye. Ariko inama nagira abatipe mudafite amafaranga, mukore mushaka amafaranga y'iby'inkundo muzabijyemo nyuma, kandi ubwo nagenda kumva ibyo tutongera kubivugaho. Tugikomoza kuri iyo ngingo, wenda nk'uko waruvuze ati ngo umusore agurira umukobwa iPhone akamugurira iki, ese ubona ibyo bintu ari byo bintu bituma abakobwa bishyira hejuru cyangwa bigira confidence ziri hejuru? Ese kankubaze, wowe ku ruhande rwawe, ari umukobwa ukennye n'umukobwa ukize bakagutereka imbere, bakazana umukobwa ufite imodoka nziza imwe igura nka miliyoni wenda nka 50 cyangwa 100, bakakuzanira wa mukobwa utaragira na kamatushi, ngo uhitemo uwo mukundana, wahitamo nde? Nahitamo uwo nkunda. Uwo ukunda? Uwo naba nakunze muri. Wowe se ubundi ugira urukundo cyangwa? Oya, banza usubize ikibazo cyanjye. Nyine nawe ndikubaza. Mani ibyo ngibyo nibyo uri kwivugisha nuko nta mafaranga ubonye. Ubu ngubu iyo kamera yawe ubwo hagize umukobwa uza akavuga ati reka ngurire kamera ya miliyoni 100,
ngo dukundane karamu kareke, watekereza kabiri se wakongera no kumufata? Ariko narumiye badise. none se nicyo gituma mwishyira hejuru kuko muba mufite ababa amafaranga. Twebwe mwebwe ko mutivugaho, umuhungu w'ikigero ajya kumva ati ngewe umukobwa ukenyeye nzaba mujyana he? Niyo mpamvu abakobwa dusigaye dukora cyane amajoro n'amango turi gushaka amafaranga yo kuzashaka nzaba mbarirwa cyakoze. Okay. Nimukansetse ariko mwabantu erega muri iki gihe tugezemo nago nyine ibintu byarahindutse cyane. Urabizi ahubwo mu minsi iri imbere nitwe tuzaba tubakwa. Abahungu banga gukora, usanga ari kwigira mu byiwe nashaka gukora, ategereje umukobwa ufite amafaranga. Umukobwa nawe akanga gukora akigira mu byiwe ngo ategereje umusore ufite iki amafaranga. Rero ni nayo mpamvu erega abahungu benshi badashaka. Nkawe ugize imyaka ingahe? Cyose birakureba. Ugize imyaka 30 nta mugore nta mwana. 30 zubibwiwe n'iki? 40 nta mugore nta mwana. Kubera iki? Kubera ko nyine nta mafaranga. Kandi ubonye ikigore umukobwa uyafite, wenda umugore ufite amafaranga, wenda yafata kugurira imodoka, aho se kamubaze uri kumva. Uramutse ubonye umukobwa wenda ukuntu umeze uriyizi, sibyo? Akaza akakubwira ndagukunda, reka tuvuge ko ari mu diaspora, nyine abahungu b'iyi minsi mukunda aba diaspora. Akakubwira ngiye kugura inzu ya miliyoni, wenda reka tuvuge miliyoni 200. Akuguriye n'imodoka, akazi kawe ni ugukamera, akakugura na kamera ya miliyoni 100. Nyine umva imwe ya danje, akakubwira ati nshaka ko tubana. Waba umukunda utamukunda nabyo nzi, uretse ko ibyo byose byatuma mukunda. Ufite n'undi mukundana nyine wa wundi uri aho nta kazi, ahora yakubiswe byaranze, nyine uwo muntu wawe ukunda n'uwo mukobwa wawe uguhaye ibyo bintu byose, wakemera kubana nande muri abo ngabo? Question. What? Ni ikibazo cyanjye ugomba gusubiza. Nabana no nkunda muri. Oya nyine nkunda uwo ngukennye niwe twabana, nkunda uwo mukire niwe twabana. Reka nkubaze. Nicyo gisubizo cyane. Reka nkubaze. Mbaza. Nago ndabiza abahungu benshi nago bakunda gushaka bakennye. Amafaranga arakwizaniye pro, arakwizaniye mani, nago wavunitse cyane. Amafaranga arakwizaniye. Tuba ko wasubiza inyuma ngo urashaka agakobwa kadashinga, kadafite nta n'iterambere kigejejeho, ukareka uwo muherwe ukuzana miliyoni n'inzu nziza agiye kubw'ubuzima bwiza ngo urajya gukunda kunga kumani byanze pro. None se ko wumva naba mbonye amafaranga? Mani kankubwire, muri iki gihe muri isi tugezemo, urwo rukundo ntabikibaho. Buri muntu wese ari ibiki biceri. Nagumana umuntu akuzanira kamera ya miliyoni 100, kuki kumubwira ati abambwira ati sha wajya wirwa umuhetse namuterura namusomagura. Uranyumvira? None bivuze yuko amafaranga, urukundo rushobora kugurwa n'amafaranga. Urukundo dudafite amafaranga nibyo mba mvuga. Nanjye gukundana rwose ngiye gushaka akadomo pe, banze nshaka amafaranga niyitseho njye muri gym mzana ikibuno, gura amavuta meza tukuza nanjye nitokuza mani ngi kuburyo nyine nzaza mbansa neza. Abangu bose banyiyemeraga aho bose bazaza kumfuka amakobirenge. Arewe. Bazaza kunsaba ibirenge. Ahubwo impamvu umuntu uzogura nuko nyine. Mpamvu umuntu uzogura ariko umunsi one day Imana izamindura amateka. Amarira yose narize Imana izayamuza, amafaranga. Burangiye mbaye umukene nubwo nashaka. Nabyara gushaka nabyihorera. Kubyara umwana umwe, abana 2, umuhungu n'umukobwa. Nkamenya kubishyurira amashuri, mituweli, nyine buri kimwe cyose ku buryo babaho bishimye, babaye mu buzima bwiza, mfite abakozi babarera, biga mu bigo bihenze, ibintu byo gushaka nabireka. None se tukiri kuri iyo ngingo wenda no kubera iki bamwe bemera cyane cyane
uyu munsi twibanze ku bakobwa n'abahungu tuzabagarukaho. Kubera iki bamwe bemera kujya muri relationship kubera gifuti cyangwa kubera support bahabwa n'abasheri babo? reka nkubwire mani buriya njyewe mani muri ukuntu mbere nari imeze nari ikindi kigoryi mani nyine wenda mva nimba netana mutipe uyu nguyu nagomba gufata uriya oya nubwo y'amafaranga mbwa ati gumana, ariko ubu ngubu mani buriya mba ndi no kwicuza, mba ndi kuvuga ati ibintu byose nagiye nigomwa n'ubundi iyo nza kwifatira byose wenda ntabwo nakabaye imeze uku akabona nimba mfite amafaranga. Rero mani nyine ibintu byo kuvuga ngo ndakundana n'umuhungu wenda nshobora kumukunda ariko nabona ukiza umurenzi wenda nkagumya nkamukurani mani nyine ntabwo mbizi pe, wenda nagumya nkamukunda ariko n'uwo ufite amafaranga nawe nkabakunda mwese nkabagarira yose ntabwo naba nzi azera bose ukabaha ibingana cyane. Okay. Mu gihe tutaranakamanika gaze kunsaba ibiki umva mw'abasore mwese muze munsange nkuko Yesu yavuze mureka abana basange, nanjye mureka abasore bose bo mu Rwanda n'abari n'abadiaspora bose bansange. Umva ewe sazagira uzansetsa ngafite urukundo ngafite sheri icyambere uri kumva uwo muntu nubwo wenda arakennye wenda ejo yakira maybe ntawamenya sibyo. Nkuko rimwe na rimwe najyaga numva ngo nyine ngo gushakana ngo n'umuhungu ukennye muri abakene ngo muhita mubaho nabi ngo mukabyara, ariko hari igihe mushaka namukennye n'ubundi Imana ikabafasha mugakira sibyo. Cyangwa nyine bikagumya bikanga nkuko mwashaka namukize muri abakire ejo muri mukazisanga muri gusabiriza, ejo mukazisanga mudafite ahantu ho kuba, si ibintu bibaho. Rero nyine mba ndi kumva ko nimba ari ubuzima bwiza ntabwo nzabona amahirwe, ntabwo nzabona umuntu azaza kumuha ubuzima bwiza ngo mwiteshwe ngo ndakundana na wa wundi utabasha no kumana bibiri. Rwose pe icyo kintu mukimenye mugishire mu matwi mubyumve neza. Sozuza kuneta ego ntabwo nzamwanga pe, ariko ntabwo nzabona umuntu azaza abaraje ngo nk'ubu nta telefone mfite, abaraje ngo aga telefone wenda ngo iPhone none ukuntu ndwaye telefone ya iPhone ya danje nyine iPhone ifotora bye ukuntu nyirwaye ubwo ngo azaza yimereze ngo ntabwo ngishaka kumana telefone yawe ko ufite sheri. Wewe umva nzayifata mbakunde bingana ariko bose nazakora no kuryamana nabo uri umuhungu muryamanye iyo amaze kuryamana aragusuzugura agufata nk'ikigoryi ababona uri umwanda imbere yiwe. So rero mani ibintu nk'ibyo nibyo nzaza nirinda. Amafaranga umva naba yumva ufite gahunda ko twabana nyine ari umuntu ufite intego nzima mubwire ko nta kibazo katubane. Okay, muhoza dusoza niki gituma relationship y'abantu bakennye iramba kandi ikagera ku byiza bakagera ku ntego kandi bakennye niki gituma umubano w'abakundana mu gihe bakennye ukomera kandi bakennye kandi mu gihe wowe uvuga yuko reka nkubwire umubano ukennye pe urukundo iyo wahuye n'umuntu mugakundana mukishimana no kuri biraryoha bya danje, ariko nyine biterwa n'uburyo mubanyemo. Nimba uri wa muntu utabasha kumva mugenzi wawe, nimba uri wa muntu nyine basi utakora n'akantu gato nyine wenda n'ubwo waba utagakunze basi ukagakora kugira ngo umushimishe, ibyo gihe nyine ibyo bintu byose nutabikora relationship ntabwo izatinda. Ariko nuvuga wenda avuga ati nshaka iki gutya gutya wenda nyine urabizi pe wenda we ntabwo bikurimo birakubangamiye ukavuga ati wenda kambikore kugira ngo yishime wenda muzaba nyine ashobora no kukubahisha amana akavuga okay sheri wanjye arankunda ariko ndabizi ko dukennye ariko basi mu bushobozi bwiwe aba yabashe kunyitaho akamwanya kankunda akanyumva nyine buri kimwe cyose ukakimukorera no kuri pe ntago nyine ntago azagusiga. Ariko n'ubundi buraje ejo bundi mwashwanye
ngaho ibinigo ibintu byose biragiye nyine birabaye imana. Ntago bizatinda, ntago bigenda neza nyine n'undi muntu yaza akamwikundira, yaza akamubwira turi mwiza gutya na gutya nyine akamukorera ibitandukanye n'ibyo wowe mwakundanaga wamukoreraga kumva. Ntago azaza yaza kugusiga nyine gusiga uwo muntu bakundana w'umukene kwisangira uwo nguwo kandi kamubwira erega hari igihe nyine ukora ibyo bintu byose ukigwa mukagira gute n'ubundi bikazarangira, akenshi birangira abakobwa ari twe tubabaye. Noneho dusoza, ni iki wasoza ubwira abakobwa bagenzi bawe bafite imyumvire imeze nk'iyawe ndetse n'aba bandi bari ku ruhande rutagushyigikiye? Iki nabwira abakobwa bagenzi banjye, ibintu by'inkundo babigendemo gakeya. Ibintu by'inkundo mani nimba ukundana n'umuntu mbabarireke kumwimariramo, ku buryo nyine umukunde, wenda umukunde nka 30% cyangwa 20%, kuko